Ni wa mwanya wari utegereje w'imbogo n'ibyazengurutse ku mbuga nkoranyambaga. Reka uyabanze yitabiye telefone. No. No. Keniso ngo wanze kuririmba mu gitaramo ngo kubera bataguhaye inzoga. Ntago nanze kuririmba kubera inzoga kuko inzoga ntago ari ikintu cyatuma nica urukundo nashakishije imyaka yose kugeza igihe ndubonye. Niba maze iminsi ndi mu madeni kandi ngewe mfite narakoze akazi. Zisekeje no serie. Ntuseke nejo bundi kese jeze nejo. Ntusekejo nejo bundi nabuke bwao kese se guseka wapi. God have mercy upon us. None safande kabera ngo ikibazo cy'imyambarire mu bitaramo cyo kifashe gute? Ikibazo cy'imyambarire mwari muvuze nyirango kwa buzima yaravuze. Idakwiye. Iki kibazo kirimo kugenda gifata indi ntera. Umuntu yambara ishati. Ishati yakabaye kuba uyambarira ku ipantaro cyangwa ku ikabutura ukambara ishati gusa. Ntabwo nzi uko byitwa iyi fashion niwe Divona aradufasha. Dress shirt. Kabaye. God have mercy upon us. Reka tunyarukire muri siporo ho gato. Hari abantu bareba umupira gutya. Ariko abafana ba Mani muri iki cyumweru nabo ngo barababaye. Uziko yakubiswe na Brentford ibitego 4-0. Manchester United. Valentina cyangwa Fafa mwamenye nka Dorimbogo. We na supermanager nuko byagenze. Ndi Valentine. Dorimbogo. Umva supermanager we. Njewe ndi umukozi wo mu rugo ntaho mpuriye nawe. Urumva? Imikino ukina umaze guhaga ujye ugenda uyikine n'abanyacyubahiro bagenzi bawe. Navuye mu cyaro mfite icyanzanye ntago navuye mu cyaro nje gukina nawe. Agashwingi. Tumi we. Ariko ngo byarangiye umukobwa yisubiriye iwabo mu cyaro. None nanje ntapagashije na hariya napagasa n'ahandi. Kandi iyo Mana yashakaga yuko impano yanjye izamuka itanagomeje kuzamurwa n'uriya yazamurwa n'undi cyangwa se kanazima. Kabaye. Mbuzwa gukoropa no koza ibyombi y'abanyamakuru bahageze. Kandi umunyamakuru yahageze amafaranga bari bunsigire turayagabana tukayanganya. Ego komana yanjye singe gupfa. Ubwo rero ngewe singe ashobora kubana n'umuntu duhanganye ndakubererekera nkigendera.
God have mercy upon us. Ibarura rusange rirabura amasaha make ndakeka buri munyarwanda wese abizi. Ndeberabo. Umva mugabo, twe turabakarani bibarura ku rwego rw'igihugu. Buri wese tumubarura bitewe naho tumusanze, wowe turakubarurira. ndaraga cy'isi n'ijuru Mugabo, wandangiye aho utuye nga kubarura. aha niho ndara niho murambarurira. Miss Naomi abarimo kwiyigishiriza umukunzi w'ikinyarwanda. Ukunda Michael akiptana kunda nda ku nda nanda kunda no Akamura kibuka mbana n'ibiraya hano bikora ibibi nta n'ikiza bakwikora n'imiti ntibayifata. Yesu we indaya mbaya byinshi ibi byose n'uyu nguyu ni na babujisa muramwibuka. bite mugabo? Salama wowe. Nukuri ndabona bo ntawe se byakuyobeye. Ntabwo byanyebe. We bimeze neza. Yewe nuko mva utekeza nanjye nikomeze ntari yaje. None se ahangaha imodoka ariyo zitaje bigenda biti? Ibaze nawe yabuze. Nasubiye mikrofone urayibona kwifasha. Hari impamvu itumye ifata. Kugira ngo umuntu abone icyo kurya nyine. Ese ubundi witwa nde Baji? Nitwa Yohana Matiza Baji. Nanjye banyita Babuji. Babuji. Iyo. Ariko ufite ubwanwa bwiza wana? Ntago ari ubwanwa. Niki? Babwita Suna. Suna? Yeah. Suna burano kuvuga iki? Bisobanukirwe mbere yo kugira ngo mbivuge. DJ Brian murabyibuka avuga gutya. Nabwiye umuntu ucuruza ibibuno mu mujyi azakinzanire we. Tantine. no Yakibonye noneho ngicyara cyambaye. Ko mbona cyagiye ku ruhande se Brian. Dore taye we dore. Hindukira turebe. Tore mbogo tore bobo tore mara Izo mbogo uyu mwana avuze reka tuzihere ku mbogo ya cano yitwa Urugendo. Yagiye irandika iti birababaje. Vava dore imbogo ashwanye na manajya we arigendeye ntazagarika. Bashatse kwandika bati ntazagaruka maze baragenda bariyandikira bati ntazagarika. Imbogo ikurikiyeho ni y'umunyamakuru hano witwa Leandre niyo mugabo murabizi ko atakwiburira. Yagiye kuri Twitter maze arandika ati igihe uhagaze nibwo ubona ko ibintu byose bitagenda, ariko iyo ugenda buryo ugenda ubona n'ibitagenda bigenda bitewe n'umuvuduko ugenderaho. Yashatse kwandika ati bitewe n'umuvuduko maze Leandre ariyandikira ati bitewe n'umuvuduko. Ngeze ku mbogo ya Tijare Kabendera kuri IG wagiye maze akandika ati aha twese twaramubitswe. Yari amaze kunyirariraho ngo jewe nzi. Aha yashatse kwandika ati aha twese twarambitswe maze arandika ati twaramubitswe. iradiyo izigiye ariko hari nashonje. Nyakubahwa Paul Kagame bayabazi mwese muri kunyumva banyitanyira amajyambere Esperance umwana w'umutwe mwarakoze sinkinyagirwa ariko noneho nimutugwaneho inzara itumereye nabi. Intwari ni nziza ntago yiganyira yishakira inzira uti murebe kuntu abashigashwe nyuma n'amateka babona amafaranga yaba yicyuzi barayakobakeye ariko kugitwa yakobakeye mukanga mukayarya ahubwo mukayasindamo mitsingi. Ndarangije mwana wabega. Amaji pifura gukubise ngo wabigenza ute? Navuze induru umutekano ukadutabara. Ari kindeze. Gisinge gupfa. God have mercy upon us.
none se kandi amafaranga wambwiye ko nkoherereza ntiyakugezeho 10,000 kuko ntarengejeho 500 yo gukata. Wowe wambwiye ngo ninyakohereze vuba biri kwihuta. Ndavuga nubwo rero ntabwo abona umwanya wo gukata. 500 yo gukata ubu ngiye kuyikatira none aha rwose wowe ntugire ikibazo. Okay, ninde yagurishije Yesu? Boma ndakwereka twagufina mbwira umuntu yagurishije Yesu muri ziga ntumwe. Vuga Salvatore. Salvatore dandaza imisumari muri Checheni. God have mercy upon us. Let's watch this video. What's your name? My name is Atu. Huh? My name is Atu. I am Ruka Job. I can wash your garden. Cook your children. Cook your children. Madam, you are under arrest. And also, I am your husband. Officer, this girl must be crazy. I did university in 1977 and passed away. Ese ugira ngo ntiducumbikiye aha ubutaha bizaba ari neza cyane. Ni Eska Fifi ugutegurira ibi. Ciao ciao. I love you. Have a great day. Bye. Bye. I love you. I love you too. I love you. I love you too.